ariko kera hari abantu bari bafite imyumvire y'uko ngo uramutse utari kumwe n'umwarimu ngo murebana gutya face to face ngo ntabwo ushobora kwiga icyongereza cyangwa urundi rurimi ngo urumenye. ntabwo ari kera n'ubu turabafite. Ubu nta bantu bagifite imitekerereze imeze gutya. I think ariko rero hari actually wenda abantu bashobora kubivuga as joke, ariko aho isi igeze na digital world understandings z'abantu uko imyumvire igenda ihinduka, ni nako n'abantu bakwiye kumva yuko ibintu biri online ari ibintu ushobora gukora bikagenda neza kandi bigatanga n'umusaruro. Muri Rugwiro Languages rero reka twivugire ibyacu bijyanye no kwiga indimi. Niba ujya ushaka kwiga icyongereza ariko ugasanga ntabwo ufite umwanya, ugasanga rwose birakugora ko wakatendinga mu buryo buri physical, guhura n'umwarimu murebana, ushobora kutwandikira ukakwigisha icyongereza. Kwiga icyongereza buri munsi dukoresha ubuhe buryo kwiga icyongereza? Dukoresha uburyo bwa Google Meet. Ntabwo bino turabimenya cyane cyane muri African countries, ariko ubundi kwigira online ntaho bitandukanye na physical classroom, kuko uburebana na mwarimu umubaza icyo ushaka, yandika ureba, kandi nta bintu birenze bisaba imvura yaba yaguye, izuba ryaba ryavuye, waba uri kure yaba uri mu Rwanda. Hari n'abibwira ko ari kwinstall ibintu byinshi cyane kugira ngo ubashe kuba wakoresha telefone cyangwa se laptop. Yes, niba ufite telefone yawe, niba ufite laptop, turaguha link n'utwo dutatu na bando cyangwa wifi. Yep. Yes, cyangwa wifi. twebwe tuguha link, mwarimu aguha link, ukayifungura ukinjira ukiga murebana nk'uko turi kurebana. Yeah. By the way, uri kundeba ariko njye ntabwo ndi kukureba, ariko uramutse uri kundeba nanjye nkureba, niko twiga. Ukaba uri kumwe na bagenzi bawe kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. We are coaching you. Abashaka kwiga muri weekend nabo baza tubigishe, noneho abantu bafite akazi, yes, ngo badafite umwanya wo kuva ku kazi, iki nicyo gihe. Niba mu kazi kawe wemerewe telefone, niba wemerewe laptop, iki nicyo gihe waza ukigana na Rugwiro Languages. Aho uri aho ariho hose, waba uri muri Afurika, i Burayi, aho ariho hose waba uri, twakwigisha kandi byagufasha. Abantu bakeneye kuvuga, abantu bumva kuvuga bikabananira, hari n'abavuga kumva bikabananira. Ibi nibyo dukora muri online classes. Dukora ama debate, dukora ibintu byo gusoma, ibintu byose turabikora uburyo byagufasha kuzamura icyongereza cyawe. Right. So whether you are a beginner, intermediate or advanced, come and improve your English with us. Text us now. Get in.